waneye hava kwa Satani, uwo ni shebuja niwe wamutumye. Twararwanye twirirwa turwana, haburaho hato akanyica pe, maze uwo mwami wanje niyemera kumwanyica, fata inkota yanjye ndamutsinda. Maze uwo mwami wanje niyemera ko Satani anyica. Yesu ashimwe bakundwa mu mwami Yesu. Nitwa Jean Paul Habumuremyi, ndi umukristo w'inyarugenge. Ndagira ngo dusenge dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana y'urukundo, tugushimiye kuri Imana ikomeje kuganira natwe. Turimo turaganira hejuru yo kugendera imbere yawe mu kuri. Turasenze ngo umwuka wera akomeze kuduhishurira mu izina rya Yesu, kandi ubuzima bwacu dukomeze kugendera imbere yawe mu kuri. Uturinde imbaraga mbi zose zaturiganya, uturinde imikorere yose yariganya umuntu akamara imyaka myinshi akwitirirwa nyamara mutaziranye, nyamara wowe utamuzi mwami, akamara imyaka myinshi agukorera nyamara wowe mwami hari ibindi bintu ubona. Ndasenze cyane kugira ngo ukomeze kudushyigikira, kandi ijambo ryawe rikomeze kwaguka muri twebwe mu izina rya Yesu, amen. Tumaze iminsi tuganira kugendera imbere y'Imana mu kuri. Uyu munsi ndashaka kubaganiriza yuko iyo umuntu yafashe icyemezo cyo kugendera imbere y'Imana mu kuri aba atangije intambara ikomeye. Turabiganira kandi ndifuza yuko tuza kubyumva neza. Ndashaka kuza kubigereranya n'urugendo rwa Nehemiya rwo gusana inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse n'amarembo yari yarahiye. Nimusoma Bibiliya neza mwitonze mu gitabo cya Nehemiya, reka tuhasome ibice bibiri. Dusome duhere ku murongo wa 17 turaza kugeza ku murongo 20. Nehemiya ibice bibiri 17 kugeza kuri 20. Haravuga ngo, Mperako ndababwira nti nimureba ko tumeze nabi, ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye, uburyo kwangiriye neza. Mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Ariko Sanibalati w'umuhorani na Tobiya umugaragu w'umwamoni na Geshemu w'umwarabu babyumvise, baraduseka badushinyagurira, baratugaya bati, ibyo mukora ibyo ni ibiki? Murashaka kugomera umwami? Maze ndabasubiza nti, Imana nyir'ijuru niyo izatubashisha, nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka. Ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Amen. Aya magambo dusomye ni inkuru za Nehemiya. Ndashaka kubihuza n'umukristo ufite ishyaka ryo kugendera imbere Imana mu kuri. Ni ukuri ubutangije intambara ikomeye, kuko bimwe mu byifuzo bya Satani nuko Satani abishaka. Arashaka ko tubara imyaka myinshi dukorera Imana, tumara imyaka myinshi batwitirira Imana, bavuga murokore, mu Kristo, mugaragu w'Uwiteka, evangeliste, bishop, apotre, amazina meza aturuka mu kwitirirwa Imana, ariko Imana ikugaya, Imana itagibona icyo abantu bavuga, uri umuntu uri aho ngaho umeze nk'abafarisayo. Ariko ndashaka kubabwira yuko iyo twafashe icyemezo cyo kugendera imbere y'Imana mu kuri, cyo kubaho dukijijwe rwose, kubaho tudashushanya, tudapapira, tutabeshya-beshya, ni intambara tuba dutangije. Aya makuru ya Nehemiya, Nehemiya yari yafashe icyemezo cyo gusana inkike zasenyutse ndetse n'amarembo yahiye. Byamuteye intambara zikomeye, ariko ndashaka kuza kuvuga amabanga agira muri 5 dushobora kwifashisha muri buno buzima tuba twarafashe ko kugendera imbere y'Imana mu kuri, kandi bikadufasha cyane. Hari amabanga 5 yamufashije gukora umurimo awusoza neza, kandi Imana imfashe muze kunyumva neza. Ibanga rya mbere nasomye muri Bibiliya mu gitabo cya Nehemiya ni ukugira ibanga cyane. Nehemiya ntabwo yagiye ngo agere Yerusalemu ahita atangira kuvuga ngo ngiye mureba uyu nguyu mubona Nehemiya, nubwo nakoraga akazi ibwami naje kugira ngo twubake inkike ngo abitangaze. Ahubwo ngo yitegereje uburemere bw'umurimo w'Imana n'ingano y'umurimo yari afite wo gusana no kubaka ukuntu ngana, akabyitegereza tuje, nta muntu yabwiye iryo banga rye. Kubera iki? Hari ibintu Nehemiya yarasobanukiwe. Yarazi ikintu cya mbere, yarazi neza yuko nubwo bababaye kubera igisuzuguriro, nubwo bababaye kubera ko inkike zasenyutse n'amarembo akaba yarahiye, ariko hari irindi tsinda ryishimye.
umuntu wese rero uhagurukiye kuvana icyo gisuzuguriro ryagomba guhita rimuhagurukira rikamwica ataratangiza umushinga wo kubikora. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Yesu ashimwe bene data. Ikindi, Nehemiya yarasobanukiye ko hagati muri bo mu Bayuda harimo abandi bantu bajya bavugana n'abanzi babo, babaha amakuru ya buri munsi. Rero Nehemiya yarazi uburemere bw'umurimo w'Imana, yarabizi neza, bituma mu mibereho ye, mu gukorera Imana, mu gukora uyu murimo mwiza wo gusana inkike ndetse no gusana amarembo yari yarahiye, akora ikintu cyitwa kugira ibanga. Bakristo bene data, ubuzima bwa Kristo butagira ibanga buba bufite ikibazo gikomeye cyane. Niba ushaka kugendera imbere y'Imana mu kuri, reka Imana izagutangaze, Imana ikwamamaze, ariko wikwiyamamaza cyane. Zimwe mu ntege nke y'abakristo bagira nuko usanga rimwe na rimwe bikururiye intambara, ugasanga baravuga ubuzima bwabo, twebwe dusenga amasengesho iminsi 5, twebwe dusenga amasengesho iminsi 2, kandi uko bibona twebwe turi abakozi b'Imana, dukorera Imana, amavuta dufite ameze gutya. Biriya bintu ni ugupapira, kuko iyo watangiye kumena amabanga yawe hanze, hari intambara nyinshi wikururira, kandi izo ntambara zishobora kugusenya zikagusiga amaramasa, rimwe na rimwe zikanabuza n'ibyo wari ukuriye gukora. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Icya kabiri, Nehemiya yari afite nk'ibanga rikomeye ryamubashije kubaka uyu murimo, gukora uyu murimo neza, kandi n'abakristo dukuriye gutunga niba dushaka kugendera imbere Imana mu kuri. Yari yiringiye Imana bari kumwe ko ari izamubashisha rwose. Hari aho yababwiye, arababwira ngo Imana nyir'ijuru n'isi niyo izatubashisha rwose. Ntabwo yari yiringiye imbaraga ze, ntabwo yari yiringiye ubushobozi bwe, ntabwo yari yiringiye n'ubushobozi bw'Abayuda, ahubwo yari yiringiye Imana ko ari izamubashisha. Rero iyo ibyiringiro byacu biri mu Mana, bituma tudacika intege, bituma tutananirwa. Intambara zose duhura nazo turavuga ngo Imana izadutabara, Imana izaturengera, Imana izaturwanira. Niyo mpamvu umukristo wese wiyemeje kugendera imbere y'Imana mu kuri agomba guhora buri munsi yiringiye Imana, kuko mu isi aho tunyura duhura n'ibigeragezo, duhura n'intambara, duhura n'ibiturwanya byinshi bitandukanye, ariko ibyiringiro byacu biri mu Mana, amaso yacu arenga ibitugerageza, tukabona Imana turi kumwe, bigatuma tudatinya ibyo duhura nabyo, bigatuma tudatinya ibyo turi kurwana nabyo, ahubwo tukiringira Imana Data wa twese turimo tugendana. Imana ishimwe cyane. Ikindi Nehemiya yari afite nk'ibanga kandi nshaka umukristo wese agira, nuko Nehemiya yagiraga amakenga y'ibyo abantu bamubwira. Ni ijambo rikomeye. Nehemiya yagiraga amakenga y'ibyo abantu bamubwira. Hari abantu bagera muri 3 bavuganye nabo, ibyiciro 3. Abambere ni abanzi babo bari baragaragaye, ni abanzi b'umurimo we bari baragaragaye. Harimo Sanibalati, Geshemu ndetse na Tobiya. Abangaba ngo bamuhaye ubutumwa inshuro enye bashaka guhura nawe. Nimusoma muri Nehemiya ibice 6 mugahera ku murongo wa 1 mukageza ku wa 4, bamutumye baramubwira ngo nukuri turashaka guhura nawe Nehemiya. Kandi mbere mwibuka yuko bari bavuze ngo ibyo urimo wubaka niki, imbwa zizabihirika, basuzugura umurimo we. Batangiye basuzugura umurimo we, babonye Imana itangiye kumushyigikira, noneho bashaka ngo guhura nawe, bashaka kumuha inama. Umva nawe ra, barashaka guhura nawe bashaka kumuha inama. Iki ni ikintu gitangaje cyane, kandi iyo usomye neza witonze, ntago bamutumye inshuro 1 cyangwa 2, ahubwo bamutumye inshuro 4. Ariko Nehemiya babera ibamba, arabwira ngo ntago mushaka guhura nanjye, ahubwo murashaka kungirira nabi nabamenye. Nehemiya yagiraga amakenga ku bantu bamutumagaho n'ubutumire butandukanye yagendaga yakira. Uwa kabiri wavuganye nawe ni Sanibalati we ku giti cye. We noneho ntabwo yamutumyeho, ahubwo yanditse ibaruwa irimo iterabwoba ryinshi. Aramubwira ngo muri Yerusalemu byamenyekanye ngo kubera yuko hari ibintu uri gutegura, mbese yashaka kumubwira yuko ashaka kubangamira ubwami, ashaka guhinduka umuntu w'umuyobozi, aramukangisha. Ariko Nehemiya aramuvumbura, aramubwira ngo ibyo nta byabaye, ahubwo urashaka kunkangisha kugira ngo umurimo w'Imana udindire. Ntabwo nabyemera. Imana ishimwe cyane. Aba gatatu bahuye nawe kandi rimwe na rimwe bajya bahura natwe, baramuzengereza, n'abahanuzi. Harimo bita Shemaya no bita Nowadiya. Nimusoma muri Nehemiya ibice 6 muzahere ku murongo wa 10 mugeze ku murongo wa 12. Uyu Shemaya yaramubwiye ngo hari ikintu ushaka kukubwira Nehemiya, ngwino duhurire ku rusengero, dupanga ibyo gukinga. Ntago bari bagakinze, dupanga ibyo gukinga amarembo tubipangireyo. Aramubwira ngo ibyo bintu nta by'Imana yagutumye, ahubwo niwe wabyikuririje. Ba Sanibalati na ba Tobiya na ba Geshemu bakuguriye kugira ngo ukora ayo makosa yo kundiganya. Ariko aravuga ngo ntabwo ngewe naza, kuko ndimo ndakora umurimo w'Imana ukomeye. Uyu mugabo yarazi kugira amakenga ku byo abantu bamubwira. Mundebe hano mbabwire.
kimwe mu kintu kiriganya abakristo ugasanga umuntu amaze imyaka myinshi arasenga yakoreye Imana ni ikintu cyitwa kutagira amakenga. Mu gitabo cy'imigani haravuga ngo umunyamakenga iyo abonye ibibije arabyikinga, ariko umuswa abijyamo akababazwa nabyo. Ntabwo twemerewe kujya mu bintu byose byadutse, ntabwo twemerewe kwinjira mu bintu byose, ahubwo tugomba kubigenzuza amakenga kugira ngo Imana yacu ibane natwe. Nimusoma mu gitabo cyo Kubara ibice 25 muzasanga inkuru zirimo akababaro kenshi cyane. Mu bice bibanza Imana yari yavuganye n'Abisiraheli, ariko ivugana nabo ikoresheje umugabo witwa Balamu. Ko Balamu yaje kubavuma aguriwe na Baraki, ahageze ngo atangira guhanura ibintu bikomeye cyane, ahanura ibintu bikomeye ku Bisiraheli. Avuga amagambo meza, aravuga ngo n'ubwoko butura ukwabwo, Imana yabahaye umugisha sinawukura. Avuga amagambo meza, aravuga ngo Imana ni yabo bayivugiriza impundu, ifite amaboko nk'ay'imbogo nibagiye imbere. Agera no ku rwego anabarondora, ariko barondora neza. Aravuga ngo ntibonye kuraguza mu bwoko bwa Yakobo, nta by'ubugoryi ibonye hagati muri bo, Imana ni yabo bayivugiriza impundu. Yari amagambo meza cyane, ariko uyu witwa Baraki ntiyacika intege. Abaza Balamu aramubwira ngo none se kubona kubavuma bitunaniye nabashoborane? Buriya inyuma y'ubuzima bwawe hahora hari ibintu bibaza ngo mbese uyu nguyu ko namugerageje ari umukobwa akaba amaze kuba umumama namushoborane, ko namugerageje ari umushomeri bikananirana akaba amaze kubona akazi namushoborane, ko namugerageje ari uyu nguyu akiba iwabo aho yari atuye akaba atuye mu mujyi wa Kigali cyangwa se akaba atuye aha namushoborane. Satani ahora ashaka uburyo bwose yagushobora kugira ngo akubashe, kuko azi neza yuko nukomeza kugendera imbere y'Imana mukuri ibyo uzabona birahambaye, ibyo uzabona birimo inyungu nyinshi cyane. Bibiliya ivuga ikintu gitangaje, iravuga ngo muri uwo mwanya Balamu amugira inama, aramubwira ati keretse kuzana abakobwa b'Abamidiyanikazi bambaye neza n'Abamowabu, noneho bakagusha mu mutego Abisiraheli, bamara kubagusha mu mutego bakarya inyama zaterekerejwe bagasenga ibigirwamana, Imana izabiyicirana nubwo tuzaruha. Ngamaze kumugira iyo nama yaragiye ahita bishyira mu bikorwa. Abatarabaye maso ngo bagira amakenga, kuko havutsemo ibice bigera muri 3. Igice cya mbere nabanze kujya mu birori, kuko abakobwa baraje babatumira mu birori, ariko bamwe barimo Finehasi na Mose n'abandi Bisiraheli bagira amakenga, basigara ku muryango w'ihema ry'ibonaniro barimo bingingira bene se, barimo basengera abandi bagiye. Ariko hari n'abandi batagize amakenga ngo bahise bagenda, bagezeyo nyine imbaraga bari bafite zo kwirinda zibashiramo, baragenda barya inyama zaterekerejwe, barangije baranasambana, mu gihe gitangira kubica. Harimo ikindi gice cya 3 cy'undi umwe, we ntabwo yasambaniye ku gasozi, ni nako abantu benshi babikora, ahubwo yaraza amasaha ihema ry'ibonaniro riba rikinguye, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yararangije agarukana Umumidiyanikazi baza gusambana mu ihema ry'ibonaniro, nyamara bene ndashaka kubibutsa yuko ku muryango w'ihema ry'ibonaniro hari abandi bari gusengera, abantu b'Imana bagiye, nyamara ntiyigeze ababona kuko yagiye areba, ariko agaruka adashobora kureba. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo ahageze Finehasi agira ishyaka n'ifuhe, arangije arabica bomba, abicisha icumu rye, amaze kubicisha icumu rye mu gihe bishize mu Bisiraheli. Imana idufashe kandi Imana itugiriye neza. Kimwe mu kintu abakristo bagira, ariko usanga abantu barangaye, bakira ubutumire bwose, bakira ibinyoma byose, bakira ibyo babwiye byose, ariko Imana ikoreye kudufasha tukaba abantu bagira amakenga y'ibyo abantu bavuga, y'ibyo abantu batubwira, y'ibyo abantu badutumiramo, y'ibyo abantu badushakamo, niba koko dushaka gukomeza kugendera imbere y'Imana mukuri. Kuko ibi ngibi byashoboje Nehemiya, bituma akomeza kubaka, ntiyaterwa ubwoba n'ubuhanuzi, ntiyakururwa n'abantu, nyamara bari kumugirira nabi, icyo bari bagambiriye ni ukumugirira nabi. Imana idufashe cyane kandi Imana itugiriye neza. Ikindi cyabashije Nehemiya, indi ntwaro yabashije Nehemiya ni ugusenga Imana cyane. Nimusoma muri Nehemiya ibice 4 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo twebwe twinginga Imana cyane. Yarakoraga akubaka, agakoresha abo bakoranaga, ariko ngakagira n'umwanya wo gusenga Imana cyane. Mu gusenga Imana harimo imbaraga zikomeye zitubashisha guhagarara aho umuntu atahagarara atasenze. Mu gusenga Imana harimo imbaraga zikomeye, mu gusenga Imana twongererwamo imbaraga. Bibiliya iravuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe rwose ndetse bazacogora, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Reka mbabwire bene data, iyo dusenze Imana dusubizwamo intege nshya, dusubizwamo imbaraga. Hari ubundi buzima
Imana itwongerera, hari andi mavuta, hari ibindi bihe Imana iduha. Tugira imbaraga zo kunesha, tugira imbaraga zo guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana idufashe cyane kandi Imana itugiriye neza. Gusenga ni ibintu byagutse cyane ntashobora kuvuga aka kanya, ariko turahishurirwa, tumenya umwifato tugira mu nzira aho tugeze, amenya uburyo ibintu bigenda. Hari uburyo tumenya uburyo twakora ibintu. Imana itugire neza, twakiramo inama z'Uwiteka. Kandi rwose mu gusenga dukeneye gusenga. Niba dukeneye guhagarara mu kuri, dukeneye gusenga, tukongera tugasenga, reka ariko mbivuga tutisengesheje. Ikindi cya gatanu nk'intwaro Nehemiya yakoreshaga ni ukudacika intege. Kudacika intege, nongere mbisubiremo, kudacika intege. Kubera iki? Hari ibintu bitatu byari bikwiye guca intege Nehemiya. Ikintu cya mbere bwari uburemere bw'umurimo yari afite. Bibiliya ni muyisoma muzasanga ibishingwe byari byinshi kandi abantu bari bacitse intege, nta mbaraga bari bafite. Uburemere bw'umurimo w'Imana byagomba gutuma acika intege, akavuga ati nukuri ndabona ntazabishobora, ndabona ntazabikora, reka mbireke. Ariko Nehemiya ntiyigeze acika intege. Icya kabiri ni abanzi benshi bagaragara, bari barigaragaje, barimo Sanibalati na Tobiya, bamucaga intege mu magambo, bakamuca intege bamutumaho, bakamuca intege bamugambanira, nabyo byari kumuca intege bigatuma adakomeza umurimo w'Imana. Ikindi cyari kumuca intege nuko hagati mu Bayuda, mu bo bubakanaga, mu bo bakoranaga umurimo w'Imana, hari harimo abakoranaga n'abanzi, abakoranaga na babandi barwanyaga umurimo w'Imana. Nabyo byari kumuca intege, akaba ataba abantu dukorana, reka mbivemo, reka mbireke, kuki bo badahaga. Ariko we yari afite ibanga, yitaga cyane ku murimo w'Imana kurenza kwita ku mbogamizi zitandukanye, bikamuha imbaraga. Akita ku bwiza bw'umurimo w'Imana, akita akita ku bwiza bw'inkike, ndetse akita ku bwiza bw'amarembo azaba amaze kuzuza, bigatuma agira ishyaka, bigatuma agira umwete. Bakundwa bene data, reka mbabwire ikintu gikomeye. Kugendera imbere y'Imana mu kuri ni intambara ikomeye, ariko bidusaba kudacika intege. Ifite abanzi benshi, ifite imbaraga nyinshi ziyirwanya, kuko Satani akeneye kutubona turi abantu bahombeye Imana. Akeneye kutubona imyaka yacu tumaze dukijwe nta kamaro imaze. Akeneye kutubona ibihe byose twavuze Imana, ibihe byose twasenze Imana, ariko twarabikoreye hanze yuko Imana ibishaka. Twaragiye tubikora bitewe n'irari ryacu, twaragiye tubikora bitewe nuko dukeneye ko abantu badushima, twaragiye tubikora bitewe nuko dukeneye ko abantu batumenya, ugasanga ntabwo twagiye turonga inyungu. Niyo mpamvu Satani abirwanya cyane. Ariko ibyo byose, izo mbaraga zose bikwiriye gutuma tudacika intege, ahubwo tugakomera muri byose, kuko tuzi neza yuko nitumara gukora ibyo Imana yashatse, twaragendeye imbere y'Imana mu kuri, Imana izaduhemba igihembo cy'abantu bakoreye Imana by'ukuri, bakagendana n'Imana mu kuri. Imana ibaha umugisha cyane. Ndagira ngo dusenge. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Ntabwo kugendera imbere yawe mu kuri ari ibintu byoroshye, ni intambara ikomeye. Turagusabye ngo umucyo w'Imana ukomeze guhishurira umuntu wese, kandi Mwami, intwaro tudafite ukomeze kuziduha. Paulo yandikiye Abefeso yarababwiye ngo ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Arababwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mana, intwaro tudafite turasenze kugira ngo uyitwambike, kuko gahunda yacu ni ukugendera imbere yo mukuri. Isi yahinduka, ibihe byahinduka, iminsi yahinduka, turashaka kugendera imbere yawe mukuri. Utubashishe, uduhe imbaraga zo kudacika intege, imbaraga zo gusenga, ibyiringiro byacu bikomezwe, kandi tugira ibanga mu izina rya Yesu. Umucyo w'Imana ukomeze kuturasira, duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nsengeye umuntu wese wumvisha ijambo ryawe, yongere Mwami ahumurizwe naryo, kandi rimwongeremo imbaraga kugira ngo akomeze kugenda imbere yawe mukuri kugeza ubwo azasoza urugendo rwe. Urakoze kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Ibitero by'umwanzi